mbese waba waramenye amakuru cyangwa ahubwo waracikanwe? Nimba waracikanwe, uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza. Waba uri umukunzi wa filime nyarwanda ariko ukaba utarabona filime yacu yitwa Urugamba Rwanjye, uyu ni wo mwanya rero kugira ngo nawe umenye iby'uru rugamba. Urugamba Rwanjye series iraboneka kuri YouTube channel yacu yitwa Yureti Media. Niba waracitswe nyarukira uyirebe kuko inkwakuzi zigeze kure. Tugomba kubaho njye n'umwana wanjye ndetse n'umugabo wanjye. Wibuka kandi ukora subscribe kuri YouTube channel yacu unasangiza n'inshuti zawe. Ako se wakitoro tanya Naje mfite n'uruko. Urugamba Rwanjye series ni urwunge rw'inyigisho. abagabo baberaho kugirana inama, bagira ngo ugire inama. Usubize ko mfite umugore mwiza kandi ariko naho rero ni n'umukobwa hari acuruza butike witwa Emma, kugira ngo uramuzi. Uramuzi acuruza hariya kuri centre. Acuruza hariya kuri centre kari benshi. Hano ira centre iba yaguka buri munsi abanyenzi amacuruza unamenya. Ntabwo muzi so acuruza akantu utuntu tw'utubutike, imigati, ifu za fanta, acuruza alimentation. Ntabwo ari alimentation, ni boutique alimentation, ariko nta cyayi kiba kirimo. None atare ni umukobwa bamwe se harubonye urabona hariya kwa Ntuza kwa Kazungu nyine ugahita bari imiryango ibiri. Hari umuryango wa gatatu. Umukobwa se uw'inzobe mwiza sha. Ako kantu ka mwiza no. Waje wibuka gufite umugore wa mugabo. Ariko se ko mfite umugore amaraga mutima yanjye none unyihishe. Amaki. Amanga mutima. Swaza imubwiye ukareka kubimbwira. Yire nageraga mu ngiri inama y'ukuntu nzabigenda. Uzagenda nzamubwire ko mukunda. Kandi n'umugore wanjye. Naramukunze mwa. Wanyweye amazi ko birashira wa mugabo. Sega ushaka wabyiro. Uwo amazi birashira. Ariko umenye utarakunda kiri namba nzamubwire ngo ndagukunda, cyo n'umugore wanjye mukunda sabigenze. Abagabo bagiye kubimbwa nibyo mutangira kuko bimbwa kubera urushingiye ku kivuga ko ngiye kubimbwa. Ese ngo umugore ntago akiguhari uyu ushaka kwigira Salomo. Oya ntabyo kwigira Salomo. Ejo n'uwo umukobwa mwiza ukamukunda ntabwo uzabura. Uzabipanga. Waramukunze rero. None gufasha iki kuko uri mubyo cyangwa mumbifashe ko umugore ko usigaye ukuye mu tundi dukobwa. Umugore man ntabwo hambaga inshuti yanjye nize cyo kubibwira umugore ntabwo mwizara se ntabwo byo kwizarana amafuta ntabwo nkeneye. Karibu. Soko numva uvuga utabishaka nkaho atari karibu. Mbere ni shaka kumara rero nawe n'ubu siko komanga traffic. Nako mangada. Sasa bishimana. So mugiye sigaye ifite imodoka. Nuko kukurira. Azajya ngenda. Imodoka. Neza tese. Neza. Ndakubona neza neza byo ibyo nabindi. Mfite imbazo y'uburyamo. Nibateka n'agacyayi. Cyangwa ngiye nyirangora rwose. Tukazendubuje ndapfa kugateka tugasara. Ndapfa se kandi. No gupfa kugateka ndana ngiye nyine biranga. Neza tese sho. Tuburanye. Neza cyakora. Nuko hese. Ayo yo manje nzabiro wanje. Ahubwo niko ko bitakunda rero nawe. Yabuze ko byakunda nakwemera ariko nawe kunsuye hakiri kare se noneho ni amahoro. Ubundi numvaga uri bunsange hakurya iriya
ku kazi none uje mu rugo njye mu rugo nyine nasi kubona ukuntu umeze nari ngiye kureba umubyeyi umaze iminsi wabyaye ino hirya kandi koko n'ubwo muzi ubwo ngubwo nyine nabwo nari ngiye kureba kandi nuko inzira n'ubundi ni ukunyura ahangaha nkoraca hano nyine nta gucuruza uri kuncamo rwose ntabwo byari bishoboka nabona kuvuga nasubira bisobanutse neza shameze neza nuko nyine mba nicaye ahangaha nabuze ikintu nkora n'irungu ryinshi noneho iyo ndi jyenyine umuntu nari mugereje nyine gato hari akantu ushaka kaza kunkorera hano mu rugo ubwo rero wakambeshya nka imirimo y'abagabo se urayizi agiye kugukorera ibiki nta kantu nshaka kankorera hariya hirya hari urugi rwavuyeho nshaka ko bansubirizaho niyo mpamvu rero nabaye ndetse none no guteka icyayi byananiye ubwo igiteko ntabwo mbese n'inywere uziko mbyutse byananiye ni ukuri iyo ndi jyenyine kugira ngo nzateke uwo mama arambwira ati ngwino rwose numva ntameze neza utagenda nyine ubona ariko nubwo ndi kwihuta ntabwo nanyura nk'amasubiye none ubu ngiriye he nawe nama nakujyare wa mugabo imara cyari umukobwa uwo uri umugabo uri imbere na mbere ubona yakwemera nta mukobwa ari umusirimu wawe ko busamba ubu ni igiki wabonye cyananiye amafaranga cyane amafaranga ubu namumenyeho amafaranga akavuga ati yewe wa kukomera nawe amafaranga hari ahantu adakora reba uko usa urebe n'uriya mukobwa ariko ubundi ibyo ntabwo ari ngombwa ko bikontaho ibyo ariko byikuremo wiyubakire urugo rwawe ahubwo mariko tabimbwa pe ntabimbwa gukunda n'icyaha okay nga hitamo baso utandukana na Mutoni ukundane umugore wanjye ndamukunda sha ukunda umugore wawe rero uve mu rugo ariko nayo mba ndamukunda oye nayo mba ndamukunda ahubwo se ubu nta kuntu nabatunga bombi ya ntako kandi mbuzikiza impa nzahita iriya nzira epfiriye ariko mu mariko ubona ibintu ufite ari byo gutunga abagore babiri nabuzikiza wabyaye umwana umwe abana bamwe bahehe mu keretse ubwo nimba ari mu gasozi mu nzozi mu mutwe arabatwite nta mwana ufite ariko tekereza umugore mwimaraniye imyaka ingahe 2 n'igice ntimurabyara basi wenda uretse gato ari wiza n'izo nzitwazo zawe kumva ariko ndabizi ko bizashoboka nta no kwihangana basi ngo utange gukunda abandi uwo nawe naza undi mwaka ugashira uzabona undi uzarangira ubaye nka saro mariko rumva mugize ukuri nimba ari ibintu wanamamagaye hano ngo nimubwire ngo akunze ku mugore ngo amazi birashira ibyamujya mu gasiporo urure mu mukobwa ngomba kumushaka ni ahandi hawe rwose we numva nta nama ntayo n'uzundi wabyaga yi numva uri bunshyigikire ahubwo uko ndi kumva njye kwibwira umugore reka mubwire sana basi nibyo byagushobora ugatuza ukicara ukava muri ibyo ngibyo wabimubwira se ko biratanga iki byihorere nyine nzabimwibwirira uzabyibwira umugore wawe umwibwira ngo iki ngo nakunze undi mukobwa byarashamfite sije uriya mugore mani ko tubona ifoto yawe wapfuye uzabivuge nishwe se abagore mani barafuwe iryo jambo no kuko urimubwira ari n'umusazi ahubwo umva mbwenge njye kugira inama yanyuma n'igende dore ubutesheje umuntu byaba ari gukora inama iri kugira nini nimba uramukobwa waramukunze naramukunze nanjye ndacyari umusore nka pasi nta kundi nyine ufite ko ntabwo natandukanye ariko umugabo wawe ko nubwo kumubona asigaye baheka umugabo uretse ko yagiye mu kazi akazi karamuheranye nawe pe umugabo yagiye mu kazi ariko ameze neza ni ukuri akazi karamuheranye iby'umunsi uhuriza ntabwo nkimubona nta nubwo akiza kumwera iwanjye ubundi yajyaga akunda kuza kumwera hariya ese kubera iki ese tunajya nzana ntabwo aba ariho yatuguze cyangwa sinzi ahantu rero ntabwo aheruka kuza guhahira mu rugo hariya ngo byagenze utari ikibazo wasanga ava ku kazi ananiwe wenda akahafatira hariya yaza atanyuze ku mande kugasohoka guhara afite ahandi hantu abagabo bose ntabwo bajya banywera ahantu hamwe ngo burya ngo baragira ngo banavuga ngo ngo bikoze ngo mu kabari kamwe ngo baragusuzugura ngo baravuga ngo unywera menshi nandi ibyo njye narenze njyewe naravugaga nk'uko nyine ugira ahantu hahira ukaba
wakajya no gufatayo n'ideni ariko ko nabo yajya anywera ahantu hamwe ariko ngo anywera ahantu hamwe ngo barakuvuga ngo unywera ngo amafaranga menshi ngo wasaga afite ahandi hantu hari nyine ari kunywera byashoboka buriya ujye umubwira aza nteza imbere rero dore urabona ko harimo n'utuntu turi kugenda twiyongera ahubwo se uzajya kungurira ryari ahubwo se wabuze igisubizo ko inshuti yanjye nta tuze kuyumva usanga rwose mugurira akantu ndaba ndimo nta kibazo zo kuza mugurira akantu pe cyangwa umugoroba ndaza ku aho ubwo ndaza kuhagera nko mu masaha 8 nta kibazo se ko nanjye uwo muntu agiye kuza urumva ako kantu ndahita nanjye njya mu kazi kandi urabizi ko nta mukozi yari yaza uyu ngiye kugerayo mu gufura mu koza ibyombo wenda nanamutekere nimba isoza umugabo ntabwo baraba yagiye nyine kandi niyo yaba hari n'abagabo babigize abahatari nta kintu yakora ngo nibyo abagore ubwo nimba isoza rero ndashaka kuvugisha nzi kugusangayo ngurira akantu rwose ni mwese ni ukuri uza kuza kukugurira rwose turaganira dore ko mushaka byinshi ndashaka tuganiraho nta kibazo rwose uze kuza njye naho ubundi reka ngende uwo muntu atagira ngo nanamutengushye nawe nta kibazo ubwo witegura ngo n'umugore uwo muntu numve ibyo ari byo umutegerejeho gatoya buriya yewe sabe urakoze unsuhurize umugabo wawe yego muhe pasi y'uriya mukobwa oya yirahiwe neza atamukobwa ni reka nkubwize ukuri ahubwo niba ukunda n'amagara yawe azakubona we wasunukije yitwa tuzuru urabyumva neza ahubwo nawe nimba ukunda amagara yawe uva kuri wa mugore cyangwa umugore wawe ushatse gutunga abagore babiri abasore turi hanze nta n'umwe dufite wumva nta kibazo nta n'umwe mufite mwarababuze kuri n'ikigori uri kumamagara buri nzogo ngo mugire inama ngo nakunze ngo nta mugore gusa uko nabonaga ubwabo nkagira ngo uri umuntu w'umugabo ubwo se twari ndi nawe umugabo nyine cyangwa iki kigo nta n'inama nzima wagira mari shaka se umupiriye gusa pe mupfiriye ubusa se mariko nta nama nzima waramukunze wowe genda ushaka abakobwa barahari gukunda ujigira nti ibyanjye nawe none njye nta n'impamvu zo kuguha ubundi urahamagara ngo mugire inama umwanzuro ubu wifite mu mutwe wifitiye mu mutwe numva kuri zo nshyigikire none wanze kunshyigikire pe tuhita unataha uvuye mu rugo uri kunyirukana nk'imbwa ngaha mbese hano ni kwandura wajya wubaha n'umuntu nyine nakubashye naguhamagariye kungira inama nta nama nzimuri kungira ihute mvira mu rugo ariko iyo umuntu w'umugabo nk'umugore waje ariko ntabwo ari kera hano ubona ari ibi nyine nta mugabo ko ari ako tutumvikanye hari ikosa se nta kosa warama sibyo se bari ndakumva ibintu nutabireka geraza akabwira umugore wawe byibura araguca kuri iyo ngeso basi wenda urumva ariko reka nizere ko uramukobwa umwikora mu mutwe ndaje ngerageza wakwibagirwa urugo rwawe kariya koko kabujajije gute ndaje ngerageza ndebe ko bikunda ako ni mwiza ni mwiza urakurusha umugore wawe niyo mpamvu nyine tekerezeho umva nyine ari mariko itekerezeho kandi uzongera kumamagara ubwo bubwo ari mwiza kumurusha nakamuritse umugore wanjye amushaka umugore wanjye nawe ni mwiza ushaka kubatanga bombi iyo niyo urabona kugira wayitunga wumva noneho ugomba kumutereta ni ahandi hirya ni karibu mana ariko ya bimeze bite wa mateso ese kimwari umeze tesi cyameze neza tu amakuru y'iminsi ra makuru y'iminsi ni meza tayari nayo fresh tudaherukana ngo tujye gufata kamera twari tuburanye ariko niko uzi ko mperuka kujya fata kamwe cya gihe twari turi kumwe se icyo gihe uherukira kujya mu kabari akaraka nyuma y'aho stress zaranzengereje mani ese stress ziki amafaranga ko ufite wagira stress bitewe n'iki arega umuntu aba afite amafaranga ariko hari n'ibindi aba adafite mani ibihe rero ndafite gusa ikintu cyabaye
namuhamagaye hano ayo rero makuru neza ahubwo nabonye umpamagaye ngira ngo ugiye kumbwira ngo tujye mu kabari aya wowe ngira inama nzima gusa yewe kabisa akabari kose ndarara nkarangwa humura niko ubu rero urabona uriya mukobwa ucuruza hariya hepfo mu isantere wa undi muremure w'inzu aho uriya uje mushyashya ndamubona uriya mukobwa rero waramukunze naramukunze byatari niba umaze kumukunda kandi n'umugore wanjye ndamukunda rero nabuze icyo nakora igisobanuro waba unyubaka umugore niba nureba waramukunze ukajya unyura ku ruhande ukajya gupekenyaho gatoya nyine iyo nibyo byo ku ruhande rero umugore wanjye amutera agahinda nabyo numva bitari kunyura neza ahubwo ikintu nashakaga yashakaga kumubwira ko mukunda yamara kunyemerera akankunda nahita mbasohokana n'umugore noneho nkabibabwira we avuga ati ubwo gahunda ufite ubwo nyine nubwo utarambuye neza ngo byumvikane gahunda ufite ni ukuvuga uti nako ati nevuze uti kari kajemo gakeya ariko ubwo nyine wumva gahunda ihari ni uko ushaka kumugira umugore wa kabiri agomba kuba umugore wanjye wa kabiri ese basi utekereje neza wenda ukitegereza umugore wawe urabona yabyo cyangwa byagorana kugira ngo bimwumvishe nkurikije n'ibintu twahuye nabyo rero by'isitarago abona ko umugore wanjye tumaranye imyaka turabyara undi mwana rero mubwo ati mu rwego rwo kugira ngo turebe ahantu ikibazo kiri reka nisuzumure kuri uyu mukobwa ndakeka atapfa kubyanga pe ntabwo yabyanga umugore wanjye nta mutima mubagira nta mutima mubagira nubwo ko ngiye gushaka kandi akamenya iyo gushaka y'umwana kubera ngewe nawe tumaze imyaka 2 nta mwana ndumva ariko nzabigenza kugira ko na mbere ntabwo ari umwana ariko nawe ndamukeneye cyane neza neza ntabwo ugiye kurya nabi njye nkubwiza ukuri ahubwo se mbwira urashyigikiye iyo mibare urumva ari sawa kabisa rero urimo kubipanga ryari ndipanga ryari nyine kubajya basohokana hamwe ntabwo nzabasohokana hamwe ubwo se wasohokana utarambwira umuntu ko umukunda shaho ibyo bintu bigakunda nzabanza mbwire ema ko mukunda nimara kumubwira ko mukunda ati nanjye ndamukunda kuko ndashaka kumumenyeramo muri ya butike y'amafaranga nimara kumenamo ifaranga nzahita mubwira ati rero urabona ema uriya nubwo nimara kumupangira nyine kubwira ko mukunda kuko ntabwo wapangira umuntu butike se igihe wamara kuyuzuza agahita agukatira ntabwo bikunze kubaho ariko nawe nabyo wabiteganya oya ntabwo ibyo bijya mbiteganya kandi nta nayatwara wenda niba kuko umwizeye neza ubizi ko muhuza nanjye mba mbona mani asa n'aho abiri niba birimo rero ubwo gahunda nyine ariko icyo kirori cyose nzaburimo bashobora waburamo mani wenda nubwo ntanaboneka ngo magere ariko wenda ukavuga uti na twa tuyoga nyine twa mitsingi nka dutatu aho ngaho ntabwo yabura ashaka amariko si hawe kuba amariko nta cyabuze ariko aho ngaho ndagushyigikiye aho urashyigikiye ndagushyigikiye abantu wese si ugiye kurya neza